Nshuti muvandimwe nawe mushiki wanjye muneze amatwi muri no mwanya, Imana ibahe umugisha. Ndabashimira ko tumaze igihe tubana mu byisho bitandukanye. Ndagushimira ko warushijeho kudukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga dukoresha YouTube channel. Nabwo Imana iguha umugisha, wagize neza kudukurikira kandi wahisemo neza, ntabwo wabihombeyemo mu by'ukuri. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo nongere nkwibutse yuko uri kumwe n'umuvugabutumwa witwa Jean Claude, akaba ariwe mugiye kubana muri kino cyigisho cyiza cyane tugiye kwiga. Ubwo duherukana kwigana, twiganye ku nsanganyamatsiko avuga ngo haranira kuba intwari ya Kristo. Ese kuba intwari ya Kristo mwabonye ari ikintu gishoboka? Ese mwabonye ari ikintu cyoroshye? Ese mwaragerageje mu mibereho yanyu noneho ngo murebe yuko mwashobora kuba intwari za Kristo? Nyeka ko bishobora kugorana ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye z'imibereho abantu tubamo, abo turi bo, abanyantege nke, abanyabyaha, abantu bambaye umubiri nyine upfa. Ntabwo ari ibintu byoroshye ko buri muntu wese yarushaho kuba intwari ya Kristo. Ariko nubwo bitoroshye, twashoreje ku isomo ryavuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Nubwo ubona bidashoboka, ariko burya ku Mana birashoboka. Byashoboka rero binyuze mu zihe nzira, kandi byabitangirira hehe? Aho rero uyu munsi tugiye kureba hazatuma tubasha kuba intwari za Kristo kandi tukabikora bigashoboka, tukabigeraho bigakunda. Ntibyoroshye ariko birashoboka. Muranyemerera dufatanye hamwe dusenge kugira ngo tubone dutangire n'icyisho cyacu cy'uyu munsi gikomereza hahandi twabonye kuba intwari ya Kristo. Turagushimiye uhoraho Mana yacu ikomeye, habwa icyubahiro. Tunejejwe nuko uduhaye uyu mwanya ngo twongere twige ijambo ryawe. Turasaba twinginga ngo urusheho kutugira intwari zawe mu mibereho yacu ya buri munsi, mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Tumaze gusenga, nanabashuhuje ariko ntabwo nashuhuje inshuti zanjye nkunda cyane. Ndafata umwanya muto nsuhuze inshuti zanjye nkunda cyane. Abo ni abantu batumva ntibanavuge, ndabakunda cyane. Mu minsi iri imbere nzabaganiriza ibyerekeranye n'ijambo ry'Imana. Rero haranira kuba intwari ya Kristo niyo magambo twashorejeho. Ubu tugiye kwigana ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ukwibeshya gukomeye abantu bashobora kugira. Abantu bashobora kugira kwibeshya, kandi abantu bashobora kwibeshya mu buryo bukomeye cyane. None uku kwibeshya gukomeye abantu bashobora kugira nukuhe? Tugiye kugutegera amatwi tukumve, tugusesengure. Wari uzi ko ushobora kuzasanga waribeshye? Wari uzi ko nanjye uvuga nshobora kuzasanga ntaribeshye? Hari ukwibeshya gukomeye abantu bashobora kuzagira mu mibereho yabo, kandi ibyo ntawe tubyifuriza muri uyu mwanya. Turifuza yuko abantu bibona cyangwa se bazisanga bataragize ukwibeshya gukomeye. Uku kwibeshya gukomeye mvuga rero ni ukuhe? Ni ukwibeshya ko umuntu yihannye nyamara atarihannye. Birashoboka, kandi umuntu abivumbuye ku munota wa nyuma byaba bibabaje. Kuba intwari ya Kristo rero bitangirana no kwihana. Kugira ngo uzashobore kuba intwari ya Kristo, ni uko ugomba gutera intambwe ya mbere. Intambwe ya mbere umunyabyaha wese atera ni intambwe yo kwihana. Iyo dusomye muri Luka igice cya 24 umurongo wa 47, Luka igice cya 24 umurongo wa 47, tuhasanga amagambo avuga ngo kwihana no kubarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. N'amagambo yaje akurikira izuka rya Yesu Kristo. Aya magambo ararikira buri muntu wese kwihana, kandi kwihana no kubarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose. Kubera iki ari ibintu bigomba kubwirwa amahanga yose? Ni ukubera yuko ari ingingo ikomeye cyane. Kwihana, umunyabyaha akava mu byaha bye, akareka ibyo yibwira, akagarukira Uwiteka, ni izingiro ry'ubutumwa dushoreye. Ni izingiro rya buri kintu cyose tubayeho, ni izingiro rya buri kintu cyose mu ntangiriro y'urugendo rwacu rugana mu ijuru. Wowe uneze amatwi,
wowe turi kumwe, wowe uri kunyumva, ndagira ngo nkwibutse ko dukeneye kwihana kandi tukihana ibyaha byacu. Mbese kwihana birashoboka? Abantu bashobora kwihana? Igisubizo ni yego, abantu bashobora kwihana kandi kwihana birashoboka. Umunyabyaha se yahinduka umukiranutsi ati? Birashoboka. Birashoboka cyane ko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Iyo dusomye muri Bibiliya tugenda tubona abantu babaye abakiranutsi. Iki gitabo Kristo gukiranuka kwacu nacyo kigenda kitwereka abantu babaye intwari, abantu bahindutse abakiranutsi kubwo kwizera kandi bakabishobora ndetse bakanabigeraho. Uko babigezeho rero nawe birashoboka. Mu gitabo ubutumwa bwatorejwe umuzingo wa mbere igice cya 56 tuhasanga amagambo avuga ngo dukeneye kandi ubumenyi busumbyeho, dukeneye kumurikirwa ku byerekeye n'inama y'agakiza. Mu bantu 100 nta n'umwe usobanukiwe ukuri kwa Bibiliya kuri iki cyigisho cy'ingenzi ku mbereho yacu myize muri iki gihe ndetse n'iyiteka ryose. N'amagambo tubona muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe akomeye. Igituma akomera ni iki? Nuko atubwira yuko mu bantu 100 nta muntu n'umwe usobanukiwe n'iyi ngingo y'insanganyamatsiko ikomeye cyane yerekeye ubutumwa bwiza, yerekeranye n'uko umuntu yahinduka umuntu w'Imana, yerekeranye n'uko umuntu yakwihana akava mu byaha. Kuba rero abantu batabisobanukiwe akaba ari umubare mwinshi, urumva nta mu bantu 100 nta n'umwe, ubwo ni 0%. Biravuze ngo ni bake cyane bashobora gusobanukirwa n'iyi nsanganyamatsiko nziza yerekeranye no kwihana ibyaha. Ni bake cyane rwose. Neretswe ko muri icyo gitabo, mu gitabo cyitwa ivugabutumwa page 222 ingeri ya mbere yasohotse muri Mata 2019 tuhasanga andi magambo avuga ngo neretswe ko abantu benshi bafite ibitekerezo bijijwe ku byerekeye guhinduka. Kenshi babyumva amagambo avugirwa ku ruhimbi ngo mukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa se ngo mukwiriye kugira umutima mushya. Iyo mvugo nshobera mahanga yagiye ibabera amayobera, ntibashobora gusobanukirwa n'inama y'agakiza. Iyi ngingo yerekeranye no kwihana, yerekeranye no kugira umutima mushya, yerekeranye no kubyarwa ubwa kabiri, ni ingingo yagiye ibera abantu inshobera mahanga. Abantu benshi bakomeje kumva ayo magambo acengera mu matwi yabo. Abantu benshi bakomeje kumva iyo mvugo ibinjiramo ibabwira ngo mukwiriye kwihana, mukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, mukwiriye guhinduka, mukwiriye kugira imitima mishya. Ariko abantu iyo mvugo ikabera inshobera mahanga bakagerageza kureba uko bashobora gusobanukirwa n'ibyo bintu cyangwa se ngo bihinduke imibereho yabo, nabwo bikanga. None umuntu yahinduka umuntu w'Imana ati? Mu gitabo Urwibutso n'Integuza Review and Healed cyasohotse mu mwaka w'1887 Mutarama tariki 11 tuhasanga andi magambo akomeye cyane avuga ngo birashoboka kuba umwizera ukurikiza imihango ubogamiye aho, nyamara ugasangwa udashyitse maze ukabura ubugingo buhoraho. Ni ikintu gishoboka cyane ko waba umwizera mwiza ukurikiza imihango yose y'itorero, ukabogamira aho ngaho, nyamara ukazisanga udashyitse ukabura ubugingo buhoraho. Ibi byashoboka bite? Ni kwa kwibeshya gukomeye abantu bashobora kuzagira mu mibereho yabo. Umuntu akibona ko ari gukurikiza ibyo byose, ariko arabuze ikintu cy'ingenzi cyane cyerekeranye guhinduka mushya, cyerekeranye guhinduka umwana w'Imana. Iyo dusomye muri iki gitabo cya Kugana Yesu turushaho kubyumva neza cyane. Ni igitabo cyiza mbatuye. Iki gitabo cya Kugana Yesu nacyo kivuga ibyerekeranye n'uburyo umuntu yahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana, uburyo umuntu yahinduka umwana w'Imana, uburyo umuntu yakwihana. Harimo n'icyigisho gikomeye cyane, icyigisho cyaho cya gatatu kivuga kwihana. Niba tubonye yuko ari ukwibeshya gukomeye abantu bashobora kugira kubyerekeranye no kwihana, biravuze ngo rero bakeneye kwiga insanganyamatsiko yo kwihana kandi bakayumva neza cyane. Rero iyo iyobokamana ry'ibigaragarira amaso rikundwa n'umutima w'umuntu, iryo bokamana rishobora gufata ishusho y'umuco n'ikinyabupfura
amagambo ari muri Kristo gukiranuka kwacu. Ingeri ya mbere yasohotse mu mwaka mu 2022 y'Ikinyarwanda, page 71. Aha naho bavuga yuko iyobokamana ry'ibigaragarira amaso rikundwa n'umutima w'umuntu, kandi iyobokamana rishobora gufata ishusho y'umuco n'ikinyabupfura. Umuntu ugasanga afite imico myiza iboneye kubw'iyobokamana ripfuye, umuntu akagira ikinyabupfura kubw'iyobokamana ripfuye, ari iyobokamana rigaragarira amaso kandi rikundwa na benshi. Aha naho rero muri iki gitabo bavuga yuko iyobokamana naryo ntacyo ryamarira umuntu. Abantu bakina iyobokamana ryo ngiryo. Kandi page 71 muri kino gitabo Kristo gukiranuka kwacu, naho bakomeza batubwira amagambo akomeye cyane. Amagambo avuga ngo cyangwa imirimo n'imigenzo hamwe na gahunda y'itorero, cyangwa kugira ishusho yo gukurikiza inyigisho zumvikanyweho ndetse n'ubugiraneza. Ni amagambo nayo dukwiriye gutekerezaho cyane. Nanone mu rwitso yanditswe mu mwaka w'1893 Mutarama ku itariki 31, tuhasanga n'imbangamba akomeye cyane. Avuga ngo abagabo benshi babwirije iby'iryo jambo mu gihe bo ubwabo bataryizeraga. Abantu benshi bagiye bigisha ibyerekeranye no kwihana no kubarirwa ibyaha, bakabivuga ngo abagabo benshi babwirije ibyerekeranye n'iryo jambo mu gihe bo ubwabo bataryizeraga. Barabivugaga ariko batabyizera, kandi ntibumvire inyigisho zaryo. Ntabwo bari barahindutse, ntibari bejejwe, bari banduye. Ibi bishoboka bite? Ko umuntu yabwiriza ibyerekeranye no kwihana, ko umuntu yavuga ibyerekeranye no guhinduka, ugahinduka umwana w'Imana, nyamara watarihana? Biteye ubwoba. Aha ni ahantu abantu benshi bashobora kuzashiduka baribeshye bikomeye, bakazazimira bakabura ubugingo buhoraho. Kristo gukiranuka kwacu, page 75, naho baje kwandika andi magambo akomeye. Baravuga ngo nta guhinduka nyakuri kwabaye mu mibereho ya benshi mu amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero. Abantu benshi bafite amazina ndetse mu bitabo by'itorero ntibigeze bahinduka nyakuri. Nta guhinduka nyakuri kwabayeho mu mibereho yabo. Niyo mpamvu uzasanga abantu bitwa ko ari abakristo, ariko wareba imikorere yabo, wareba imyitwarire yabo, wareba imico yabo, ugasanga ibyo bavuga n'ibyo bakora birahabanye, naho bihuriye. Yesu ni uwo ku munwa gusa, ntabwo bigeze bamumira ngo ajye mu mibihore yabo. Bene aba nabo rero ni akaga gakomeye cyane, bashobora kuzasanga baribeshye ku munsi wa nyuma. Rero nta guhinduka nyakuri kwabaye mu mibereho ya benshi. Ni amagambo turi gusoma. Nta guhinduka nyakuri kwabaye mu mibereho ya benshi mu b'amazina yabanditswe mu bitabo by'itorero. Nta guhinduka nyakuri kwabayeho. Nta murimo mwiza w'ubuntu wakorewe mu mitima. Nta murimo mwiza w'ubuntu wakorewe mu mitima yabo. Ihame ryo gutsindishirizwa kuba kwizera ryirengagijwe na benshi mu bavuga yuko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Aya magambo ari mu gitabo Kristo gukiranuka kwacu, page 80. Wanayasanga mu gitabo urwibutso nteguza cyasohotse mu rwibutso nteguza Review and Herald, yasohotse August tariki 13 mu mwaka w'1889. Aha naho rero havugamwo andi magambo akomeye cyane, kandi tumaze kuyumva. Ihame ryo gutsindishirizwa kuba kwizera ryirengagijwe na benshi bavuga yuko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu tubona mu Biheshu igice cya 14 birengagije ihame ryo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Kandi ntabwo ari bake, ni benshi cyane. Kubyirengagiza rero niho abantu bashaka kuzasanga baribeshye mu buryo bukomeye cyane. Bakomeje kwandika amagambo avuga ngo mu bantu 100 nta numwe wumva ukuri kwa Bibiliya kuri iyi ngingo gutsindishirizwa kuba kwizera, nubwo ari ingenzi cyane mu mibereho yacu ya none n'igiteka ryose. Mbega amagambo abaje cyane. Mu bantu 100 nta numwe ubisobanukiwe. Usobanukiwe n'inyigisho yo gutsindishirizwa n'uko kwizera, cyangwa se kumenya yandi kumukiranutse mu maso y'Imana. Uku kutabisobanukirwa ni ikibazo gikomeye, kandi turasonye ngo ni ingenzi mu mibereho yacu ya none n'igiteka ryose.
ni ukuvuga ngo niho ruzingiye. Kuba ariho ruzingiye rero, Satani nawe yarahagurutse ahashinga agati, arahahagarara, aravuga ati nanjye nzatuma abantu batabyitaho, nzakora ishoboka byose be kubisobanukirwa, bajye bagaragara ko bihannye kandi batarihannye. Mbega Satani Uwiteka muhane. Rero bikwiriye kumvikana neza. Kristo gukenuka kwacu page 84 cya gitabo nicyo nkomeje gusomamo. Bikwiriye kumvikana neza ukuntu umunyabyaha ashobora guhinduka uwera. Bikwiriye kumvikana neza ukuntu umunyabyaha ashobora guhinduka uwera, nk'uko twigishijwe gusobanukirwa uburyo Adamu, umuntu utari ufite icyaha, yabaye umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo ubu buryo bwo kwihana no gutsindishirizwa no kugirwa umwere imbere ya Yesu Kristo cyangwa imbere y'amategeko y'Imana, ibi byose uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana, bikwiriye kumvikana neza. Umuntu akabyumva, akumva uburyo ashobora guhinduka uwera, nk'uko twigishijwe uburyo Adamu, umuntu utari ufite icyaha, yabaye umunyabyaha. Buri muntu wese akaba byumva adashidikanya. Uko kubyumva tudashidikanya rero, uko tubyumva neza, ni nako n'iyi ngingo dukwiriye kuyumva neza cyane. Bakomeje kwandika bavuga ngo gutsindishirizwa kubwo kwizera bigomba gusobanuka mu ntekerezo zacu nk'inyigisho zose zahishuwe mu byanditswe byera. Bikwiriye guhishurwa mu ntekerezo zacu nk'ibindi byanditswe byera byose, tukarushaho kugenda tubimenya. Birakwiriye kandi koko ni ingenzi. Dukeneye kwihana. Yesu yasezeranije abigishwa be umwuka wera kugira ngo azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Muri Yohana 16:8. Ni ukuvuga ngo umwuka wera naza ku isi, naza mu isi, naza mu bantu ba Yesu, ikintu cya mbere azakora ni iki? Azabatsinda abemeze iby'icyaha, ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umuntu rero ufite mwuka wera, ikintu cya mbere akora ni ukumutsinda, akamwemeza yuko ari umunyabyaha. Mwari muzi yuko abantu benshi batajya bemera yuko ari abanyabyaha? Hakenewe imbaraga ya mwuka wera kugira ngo umuntu yemere ko ari umunyabyaha. None se ntujye ubona umuntu waguye mu cyaha cy'ubusinzi ariko akavuga ati ngiye reka ninywera gake rwose nta kibazo? Umuntu yatukanye ariko ugasanga ntari kwemera ko yatukanye. Umuntu yibye, wamufatanye n'ibyo yibye, ariko neza ugasanga ntari kwemera ko yibye, akaba yakubitwa, akaba yabwirwa nabi, akaba haza n'ibindi bihano ariko ntiyemere. None se ni kangahe tubona abantu basambanyije abandi, akanga kwemera umwana yabyaye, abantu bakajyaho bakigisha, bakamubwira ati nyamara uriya mwana turebye, amatwi ni ayacu, iminwa ni iyacu, amazuru ni ayacu, amaso ni ayacu, uriya mwana urebye wese umva ni iwacu pe. Ariko ugasanga umuntu arabyanze, njyewe ntabwo nshaka gukora icyaha, ntaribeshye neza, njyewe ibibaho, ntabwo nakora icyo cyaha, ntizinshobora, n'ibintu nshobora gukora. Maze rero kirakabaye, DNA zikaba zigiye gutangwa, iteste ikaba igiye gutangwa, igiye gukorwa kugira ngo noneho tubirebe no mu maraso niba atari uwawe. Wajya muri DNA test ugasanga wa mwana n'uwawe kandi bamuhakanaga. Mu by'ukuri mu mutima uzi neza ko uwo mwana ari uwawe, ariko kubera gutinya abantu, icyubahiro cyawe, akazi wari ufite, umwanya wari ufite mu itorero, cyangwa se n'izindi nshingano wari ufite, umugore wawe, umugabo wawe, umuryango n'ibindi byinshi, ukavuga uti nibamenye yuko ya mwana ari uwanjye namubyaye ahandi, icyizere rero bamfitiye ntacyo bongera kungirira. Bityo bigatuma umuntu ahitamo kugenda abeshya akata hirya no hino, ahakana singewe hoya, nyamara ari we. Niyo mpamvu hakenewe imbaraga ya mwuka wera yemeza abantu iby'icyaha, yemeza ibyo gukiranuka, yemeza itsinda b'isi. Uyu muntu akeneye gutsindwa n'imbaraga y'umwuka w'Imana. Mu by'ukuri rero ibi byerekana ko iyo mbaraga mwuka wera umutima yinjiyemo, abanza kumva yuko ari umunyabyaha, akabazwa nuko akora amafuti.
hari igihe umuntu akora amafuti akumva nta n'umutima uri kumuriga, nta n'umutima uri kumucira urubanza. Burya nubona ugeze bene aho hantu uzamenye yuko uri ahantu hakomeye, ntuzishime ahubwo uzababare kuko uri ahantu hakomeye. Wakoze icyaha none umutima ntabwo uri kugushinja ko wakoze icyaha. Wabeshye, wariganyije, wibye, watukanye, umva wakoze ibya byaha byose tuzi, ukumva uratekanye, ukumva ahubwo wagombaga kubikora, ukumva ahubwo umuntu ntiyabaho atanabikora. Nshuti yanjye ndayumvire ngo nuwisanga bene aho hantu uzamenye yuko ugeze ahantu hakomeye hateye ubwoba mu matwara ya Satani. Ahubwo utangire kwinginga ngo Imana itagukuraho umwuka wayo wera, kuko ubundi abantu bameze batyo nabavanyweho n'umwuka w'Imana. Ubu urakora icyaha ukumva umutima nturi kukurega, ukumva nturi kugushinja icyaha, wahemukiye umuntu ukumva ntacyo bikubwiye, ukarya mugasinzira kandi wahemutse. Burya ufite ikibazo mu by'ukuri. Rero Yohana 13:8 hatugiye ko umwuka wera naza azatsinda bisakamizi by'icyaha. Rero abantu Yesu yaravuze ngo nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho abantu bose. Yohana 12:32. Ikintu cya mbere gitera abantu kwihana iyo dusomye muri Bibiliya turakibona kandi tukagisobanukirwa, tukagihishurirwa neza cyane. Nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu. N'amagambo Yesu yavuze muri Yohana 12:32. Iyo tumaze kumva ko urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba rudutsindishiriza rukadukiza gucirwaho iteka ryo gupfa, imitima yacu nibasha kubyirengagiza bikomeze yiturize. Nuvuga ngo ikintu cya mbere gituma umunyabyaha abona ko yakosheje ni umusaraba wa Kristo i Karuvali. Icyazanye Yesu Kristo hano ku isi mu nama y'agakiza ubwo niho nageze, kwari kugira ngo apfire abanyabyaha, wa muntu ukora ibyaha, wa muntu ubona yacumuye, wa muntu ubona yakosheje. Burya Yesu yaje hano ku isi kugira ngo gupfire uzabashe kwihana kandi bishoboke. Ibyo rero bitangirira hehe kandi bihera hehe? Bihera ku musaraba, bihera i Karuvali. Aho ngaho niho amaso yacu tuyerekeza. Umuntu akibuka yuko ijuru ryakunze abari mu isi cyane rigatanga umwana waryo w'ikinege kugira ngo wizere uwo mwana atazarimbuka ahubwo azabona ubugingo buhoraho. Bityo ukumva yuko kwizera uwo mwana ariho hashingiye kubona ubugingo, ugaharanira kwihana, ugaharanira kureka ibyaha. Rero ku musaraba aho niho bitangirira, umuntu akabona ko ari umunyabyaha. Iyo bimaze kugera aho ngaho rero ku musaraba umuntu akumva aratsinzwe, avuga ngo Mana, burya waje hano ku isi uje kumfira kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho, nzihana ibyaha bishoboke kandi bikunde, mpinduke umuntu mwiza. Abantu bose basigaye bantangarira ku musozi mu gihe mbere bantinyaga, mu gihe mbere bumvaga bidashoboka. Ariko reka mbabwire, nta kintu kiryoha nko kwihana, nta kintu gitera umunezero nko kwihana. Wari ufite umugabo utihanye, wari ufite umugore utihanye, wari ufite abana batihanye, wajya kubona ukabona barihanye barahindutse, amahoro agatangira kuboneka mu muryango, ibyishimo bigatangira kuboneka mu muryango, indirimbo zigatangira kuririmbwa, aho abantu bakubitanaga barwantaga bigacika, aho abantu wasangaga abantu nta wizera undi, icyizere kikagaruka. Iyo umuntu yihanye ahinduka icyaremwe gishya, kandi icyo kintu kiraryoha. Biryoha kubona umugabo wafataga amafaranga yose y'urugo akayajyana mu kabari akajya kuyasindamo, ariko akubita abasanzeyo, ariko atonganya abasanzeyo, ugasanga umuryango we awusize mu bibazo bikomeye cyane, maze ejo ukamubona yahindutse, ukamubona ari mu gakiza. Mbega ibintu byiza we, mbega umugisha, mbega indirimbo nziza ziririmbwa bene aho hantu. Biba bizwi n'abana n'uwo muntu. Burya kubana n'umuntu utarakijijwe ni akaga gakomeye cyane, wowe witwa ko wakijijwe. Ni ibigeragezo bikomeye, uretse ko n'abakijijwe nabo bashobora kwera ibandi bigeragezo, ariko bura no gukizwa kwabona kwagukemanga. Hari igihe umuntu yibwira ko yakijijwe kandi atarakijijwe, nabyo birashoboka. Kakaga twabonye ko umuntu yuko ashobora kwibeshya ku giti cye, nyamara kwibeshya nabwo ni ikintu gikomeye cyane. Mu gitabo nyandiko zibanze page 81 ingeri ya mbere yasohotse Mata 2019 dusangamo amagambo akomeye cyane ngira ngo dusome y'ingenzi. Ni inzozi za Madam White cyase Ellen G. White. Haranditswe ngo nararose mbona urusengero rwinjirwagamo n'abantu benshi,
munyategera amatwi, aya magambo arakomeye. Nararose maze mbona urusengero rwinjirwagamo n'abantu benshi. Abantu bahungiye muri urwo rusengero gusa nibo bagombaga gukizwa ubwo igihe cyari kuba kirangiye. Kubera uko nari mpangayikishijwe no kugira muri urwo rusengero, ntabwo narebye cyangwa nite ku mbaga yari inyikije. Ubwo nari ninjiye muri iyo nyubako, nabonye ko urwo rusengero rugari rwarufashe n'inkingi imwe nini cyane, kandi kuri yo haraziritswe ntama washenjaguwe kandi ari kuva amaraso. Ko tumaze gusoma, twese bari muri rusengero twamenye ko ntama washenjaguwe kubera twebwe. Abantu bose binje muri urwo rusengero bagombaga kuza imbere ya ntama bakahaturira ibyaha byabo bakabibarirwa. Imbere ya ntama uwo hari intebe ndende zari zicayeho itsinda ry'abantu bari bishimye cyane. Umucyo w'ijuru warabagiranaga mu maso habo kandi basingizaga Imana, maze bakarimba indirimbo zo gushima zari zimeze nk'izindi ndirimbo z'abamarayika. Abo ni abari baraje imbere ya ntama w'Imana, batura ibyaha byabo barabibarirwa, none baba bategerezanyije amatsiko umunsi mukuru wakataraboneka. Mwumvise ikintu gikomeye cyari kiri kubera muri rusengero cyatumye abantu bamwe batajyayo abandi ntibajyeyo. Nuko hari mu ipfundo ryo kwihana, hari mu ipfundo ryo kwatura ibyaha, ukabyaturira Kristo ntama w'Imana kandi ukabibarirwa, ugategerezanya amatsiko kugaruka ko kwa kabiri ubwo azabagarutse kutujyana iwacu mu ijuru. Niyo mpamvu abantu muri iyi nyubako cyangwa muri rusengero bamwe tubona bagira umwete wo kwinjira, ariko tukabona abandi batagira umwete wo kwinjira. Abanga kwinjira bakoraga iki rero? Turasomye ngo barwanyaga abari kwinjira. Reka mbabwire, ikintu cyo kwihana ni ikintu gikomeye umuntu ashobora kurwanyirizwa akakizira. Abantu bakakwanga kuko nturi gusangira nabo ibyo bari kunywa, ibyo bari kurya, ibiri kubashimisha sibyo uri kugushimisha. Iyo umaze kwihana hari impinduka, hari ibiba. Niba abandi bishimira kuriganya mu kazi kabo, bishimira gukora amaraporo mpimbano babeshya, none nawe ukaba uri umwe mu bantu mufite ako kazi, ugomba kwandika ugasinya ko ibyo bintu ari byo, ukaba warihannye by'ukuri, ntabwo umutima nta mubikwemerera. Iyo bikwangiye rero ukabyanga, hari abantu bujije kurya amafaranga y'amibano. Benga abantu ntabwo bazagukunda, bazabona ufunga umutwe, bazabona bagira umukiranutsi ugakabya, bazabona nyine uri umuntu utazwi, nyine utamenye uko wamutekereza mu bwonko bako ikintu nk'iki uyu muntu nk'uyu nguyu kukiyajanga ko. Iyo umuntu yihannye ntabwo bamukunda, rimwe na rimwe barakurwanya kugira ngo ucike intege, kugira ngo usubire inyuma, kugira ngo bivemo. Niko bigenda. Ariko nshuti yanjye, ntugacike intege, ntukabivemo, ahubwo ujye ukomeza ntambe kuri Kristo, ujye ukomeza umwiyegurire. Niwe banze ryo kwizera, niwe wenyine gusa udushoboza guhinduka abantu bo kuri. Rero abajyaga muri iyi nzira bararwanywaga bakabuzwa kwihana. Nubona ushaka kwihana ukananira kurwanya kuza kwihana, oya, komeza utumbire Yesu Kristo kuko uwo niwe ukurikiye. Maze rero ndakomeza nsome, maze kwinjira muri urwo rusengero nafashwe n'ubwoba, ngize isoni z'uko ngomba kwicisha bugufi imbere y'abo bantu. Ariko nasaga n'uhatirwa gukomeza imbere, kandi nagendaga buhoro nzenguruka iyo nyingi kugira ngo ngere imbere ya ntama. Gake agenda gahoro yirozoga ntacyo yitayeho. Hari igihe abantu bagenda gake tujya indirimbo ivuga ngo reka kuragiriza isega yateye. Gake buhoro uragiriza. Hari n'abantu batinza kwihana. Twarabisomye, bamwe mwarabisomye abandi ni ntabisoma, ariko ngo nitukaragirize kwihana. Ni ikintu kiba cyihutirwa mu mibereho yacu ya buri munsi. Wakererwa mu bindi, wakereza ibindi, ariko nta muntu ukwiriye gukereza kwihana. Ubwo rero nazengurukaga, impanda yaravuze, rwa rusengero ruranyeganyega, urusaku rwo kunesha rwumvikana ruvuye muri ya mbaga y'abera bari bateraniye aho, maze umucyo urabagirana cyane ukwira urwo rusengero. Ariko inyuma yaho hose habaye umwijima w'icuraburindi. Ba bantu bishimye bose bari bajyanye nawo mucyo, nuko nsigara nyine muri iryo curaburindi ry'ijoro. Nyuma gato y'ibyo nahise ndota izindi nzozi, nasaga n'uwicaye nihebye cyane, nubitse umutwe mu biganza, nekereza nti
yaba Yesu yari hano ku isi nahita musanga nkikubita imbere ye maze nkamubwira imibabaro yanjye yose, ahari yanyumva ntabwo yareka kunyitaho, yangirira imbabazi kandi namukunda ndetse namukorera igihe cyose. Ubwo nibwo urugi rwakingutse maze umuntu wari ufite igihagararo cyiza kandi asa neza mu maso arinjira, yandeba nyimuwe maze aravuga ati, mbese urifuza kubona Yesu? Ari hano kandi ushobora kumubona niba ubishaka. Fata igifite byose maze nkurikire. Yarakererewe agenda yirozoga gake gake niko twasomye, yegera ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ngo nawe yatura ibyaha bye abarirwe. Nuko abona umwijima uraje, abari muri urusengero bari barihanye ibyaha bajya mu mucyo basigara mu mwijima. Asigaye mu mwijima yagize agahinda gakomeye, yubika umutwe mu biganza, ati koko ubu kuki nirangayeho, kuki nahise mbikora? Uku niko abantu bagiye kuzisanga mu gihe kizaza gisoza n'amateka y'isi. Abantu basange bakereje kwihana, abantu basange banze kumva imiburo y'Imana hakiri kare, noneho n'igihe kigeze cyo kubyitaho, ariko byaratinze cyane. Ibi bizaba amahirwe ufite umunsi ntabwo ejo uzaba ukiyafite. Uyu munsi amahirwe ufite ejo bundi ntabwo uzaba ukiyafite. Koresha igihe cyawe nonaha. Aya magambo namvanye ibyishimo bitavugwa maze n'umunezero mwinshi, negeranye utuntu duke nari ntunze, imitako yanjye yose nahaga agaciro, maze nkurikira uwanyoboraga yanjyanye ahantu hahanamye cyane ku ngazi zagaragaraga ko zidakomeye. Ubwo natangiraga kuzamuka ingazi, yambaye amabwiriza ko ngomba gukomeza guhanga amaso yanjye hejuru, bitaba ibyo nashoboraga kurindagira maze nkagwa. Abantu benshi bazamukaga ku gacuri bajyaga bagwa bataragera hejuru. Ngaya amagambo akomeye yagombaga gukomeza gutumbira Yesu Kristo gusa, guhanga amaso Yesu wenyine gusa. Aho niho yagombaga kubonera intsinzi, ntandi yagombaga kubonera intsinzi. Amagambo akomeza avuga ngo amaherezo twaje kugera ku ngazi ya nyuma maze duhagarara imbere y'urugi. Aho niho wari unyoboye yantegetse gusiga ibyo nari nitwaje byose, narabirambitse hasi nishimye, maze akingura urugi arambwira ngo ninjire. Mu kanya gato nari mpagaze imbere ya Yesu. Nta kwibeshya kwariho mu maso he hari heza cyane, nta wundi washoboraga kugira indoro ye, yabagiranaga ineza n'igitinyiro. Ubwo yakomezaga kunyitegereza nahise menya yuko azi ibyambayeho byose mu mibereho yanjye, ndetse akaba azi n'ibyo ntekereza byose n'ibyo nibwira. Uwiteka azi ibyo dutekereza byose, arabizi we, bya bindi ukora, bya bindi wibwira byose arabizi, ntajya ahishwa. Uyu ugira ngo ntabyo azi, ariko arabizi we, arabizi byose. Uzamuhungira he? Ko abizi. Uzabigenza ute? Ko abizi byose, nta na kimwe ahishwa. Biteye ubwoba. Hari igihe reka tujye tugira ngo ntabwo Imana ibizi, ariko irabizi. Wenda waryarya mu bana, waryarya bo mukorana, warya nabo mwigana, ariko se n'Imana wayiryarya? Ariko tinya Imana ikuremera mu nda y'umubyeyi nta gufuka. Abize biology barabizi, udutemba buzi tukirema, umusatsi ukaboneka, amenya akaza, amaso akaza, amatwi akaza, amazuru akaza, amagufa akaboneka, igihimba kikaboneka, umuntu agenda ku muntu nta ruhara bigizeho. Ugira ngo iyo Mana se izi ibyo byose, ibasha no kubikora, yatuyoberwa? Ugute? Ntibishoboka. Iratuzi. Iratuzi neza. Utazagira ngo hari ntanuge kuzi, wenda hari waruzi ko ituzi n'amazina. Uretse n'ibyo buri muntu wese uri kwisobanura ko Imana imuzi kandi ikamenya n'amazina, niko biri ivuga. Rero iratuzi, niyo mpamvu nawe yaravuze ati mva, nagiye kubona mbona ari kundeba, ijisho rye rirahinguranya, mbona ari kumenya ibyambayeho byose, azi n'ibyo ntekereza byose ndetse n'ibyo nibwira. Rero kuko Uwiteka tuzi,
twagakwiriye kumwikubita imbere tukamubwira byose, tukamwaturira byose mu rugendo rwo kwihana ibyaha wakoreye abantu, ibyaha wakoreye Imana, ibyaha wakoreye ku mugaragaro, ibyaha wakoreye mugenzi wawe. Hari uburyo tubyihanamo, nabyo tuzagenda tubireba. Mbese twari tumeze nk'abari gutanga introduction cyangwa se umusogongero ku byerekeranye n'uburyo umuntu yakwihana, ku byerekeranye n'uburyo umunyabyaha ahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana. Uyu musogongero wacu rero tuzawukomeza, tuwurebe, tuwujyemo, tuwusesengure. Ni gute umuntu yahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana? Kandi birashoboka. Benshi bashobora kuzapfana icyifuzo nk'icy'Abaramu. Aho niho tugiye gusoreza. Kubara igice cya 23 umurongo wa 10. Tuhasanga amagambo avuga ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Iki ni icyifuzo gikomeye abantu benshi bashobora kuzapfana. Abantu benshi bafite icyifuzo cyo guhinduka abakiranutsi mu bwonko bwabo babishaka. Niyo umuntu yibonye yakoze ibyaha aba yumva ashaka kumukiranutsi. Ariko abantu bashaka kuzapfana kino cyifuzo cyonyine. Umuntu agapfana icyifuzo cyo gushaka gukiranuka, iherezo rye rikazaba kurimbuka. Kugira ibyo byifuzo ni byiza, ariko kubishyira mu bikorwa nacyo ni ikindi gikomeye cyane. Tubyiteho rero, tubizirikane. Kwihana birashoboka. Dufite Yesu Kristo twitangiye ku musaraba. Ubu rero azi ko bishoboka. Kandi icyo mukundira nuko aravuga ngo uzaho ndi sinzamwirukana na hato. Amen. Uzaho Yesu ari ntabwo amwirukana na hato. Burya umunyabyaha wihana, wemera amafuti ye, wemera ibyaha bye, wemera ko yakosheje, Yesu ntabwo ashobora kumwirukana. Mwifurije gusanga Yesu kandi umusanga ukuri. Nubwo uri umunyabyaha, umwegere, umubwize ukuri, umubwire byose, nawe ntabwo azagutererana kandi azakumva, azakugirira neza, azakwakira. Imana irushaho kuguha umugisha, irushaho kukureba neza, igushoboze kwihana. Mwuka wera kugenderere, agutsinde, akomeza iby'icyaha, ibyo gukiranuka, n'ibyo amateka, n'ibyo gusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.